Ahangaha niho kuri Nyirangarama mu murenge wa Bushoki mu karere ka Rulindo amajyaruguru y'igihugu cyacu. Kuri Nyirangarama iyo mpavuga ibihabera byose kenshi cyane bikubiye muri iki. Imiterere yanjye ni ubushakashatsi mbamo. Niyo abantu babona ko biruhanyije abenshi bikanabananira bikanabagora, ariko kuri njye nibyo binyoroheye kandi binanyorohera nkanagira n'igihe numva binejeje binanshimishije, kuko mbona hari icyo byatugejejeho sinjye gusa n'igihugu muri rusange no mu isi muri rusange. Iyo mvuze ngo no mu isi muri rusange ni igihe nakoraga bino bikorwa, ariko nakiriye igikombe cyo mu Budage muri 2006 no mu Busuwisi, ari uko bishimira karite y'ibyo tumaze kugeraho dukora bibagiraho, no mu Bufaransa muri 2008, muri Amerika 2012, mu Bwongereza 2011, nuko byose bibageraho. Nk'icyo mu Bwongereza nacyakiriye kuko nagihawe, kuko aka ni akarusho gakomoka ku bitoki nyarwanda, ariko kamaze kuba kagize nawe wumva ibitoki by'iwacu bivuye mu muvure tukagenda tubidevelopa kugera aha. Numva neza dufatanije ko twishimira ko kabonye muri supermarket, yaba ari intanga cyangwa na export dukora no hanze, usanga nako gafite isura wakumva ko ari made in Rwanda, kumva uri umunyarwanda uvuga uti hari icyo numva. Kuri igihugu bavuga ngo ibyo twakoze tubyongeramo agaciro avuye divayi, abazungu babibonye. Iyi ngiyi niyo nahawe ishimwe mu Bwongereza. Abongereza nibo babibonye mbere, bishimira kubona mu gihugu ahantu bavuga ngo imizabibu ntiyahera, irahinzwe neza irangije ivuyemo na divayi kandi iri kuri standard international. Numva nuko nguko nanjye ndashima. Hanyuma rero icyo mbasangiza amaze kumbwira abo muri bo mu nshingano zanjye ni ukwihangira umurimo. Kwihangira umurimo ariko ni ukuyihangira muri rusange, kuko ibyo nkora byose mfatanya n'abandi. Niyo mpamvu College Fondation Sina Gerard nayishinze muri 2003, ko nari maze kubona ibyo ngeraho mwebwe mubishimye. Ko navuze amashimwe yo hanze, ayo mu gihugu turere twose twinshi twatanze amashimwe, kumva n'ibyo no ku expose wabo nkora yo mu ntara, nuko minisiteri zinyuranye kugeza ku mukuru w'igihugu. Mbonye rero mubyemera mubishima kandi ko bifite akamaro, nicyo tumushima College muri izo mpamvu. 2003 nahere ku bana 100 ariko dufite abana barenga 2,100 barahari bakurikira. Harimo amashami y'ubuhinzi, ubworozi, gutunganya ku bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Dutekereza na runo rugendo, iyo dutekereje u Rwanda nk'igihugu, amateka ni maremare, ariko icyo twavugaho gatoya nuko mu rugendo rwo kwiyubaka no kubaka ubukungu bw'iki gihugu hari inkingi nibura z'ingenzi tugomba gushingiraho. Muri byo ntabwo tugomba gutakaza ikijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Muri byo ntabwo tugomba gutakaza ikijyanye no gukoresha umutungo kamere, kandi tugomba gusigasira kugira ngo ibyo dukora n'ubwo buhinzi n'ubworozi bibashe gukunda. Muri byo ntabwo dushobora gutandukana ntabwo dushobora gutandukana n'ubucuruzi, kuko politiki y'igihugu cyacu yo guteza imbere igihugu cyacu, nanone turi ku mahame ajyanye, tugendera ku ihame rituyobora mu kubaka ubukungu bushingiye ku bikorera. Murakoze cyane. Nitwa Ngabonziza Emi, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Twagize iki gitekerezo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge, ariko tukigira dutekereza gusubiza ibibazo bitandukanye dufite. Icyambere tuzirikana ko nk'igihugu dufite ubutaka buke bwo guhinga,
ndetse no kororeraho. Icya kabiri, nk'igihugu twihaye intego yo gukoresha yo gutera imbere ariko dukoresheje umutungo kamere, kuza kureba aho Nyirangarama imaze kubaka izina rigaragara mu gihugu cyacu, uburyo ikora, aho ikorera, uburyo ibyaza neza ubutaka, uburyo ikoresha neza ubutaka, n'uburyo ishobora kongera umusaruro ukoresheje ubutaka buke ariko ukoresheje yaba ifumbire mu bwoko ubwo ari bwo bwose kwifashisha. Ikindi no kureba uburyo umusaruro ukomoka kuri ubwo buhinzi n'ubworozi cyane cyane ubasha gutunganywa ukagezwa ku isoko kandi ugakemura ibibazo bihari. Ikindi nk'igihugu tuzirikana ko kandi nk'akarere ka Nyarugenge tuzi neza ikibazo cy'ibyo kurya bidahagije. Nk'igihugu rero turifuza kureba uburyo hano bikorwa kugira ngo ibyo tubitire mu byo twakwifashisha byunganira ubundi buryo twadusanzwe dukoresha nko mu karere ka Nyarugenge, kugira ngo ubutaka buke buhari tubashe kubyaza umusaruro, bibashe kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, bibashe gutunga abanyamujyi, ariko noneho tunarebe n'uburyo umusaruro ushobora kwifashishwa mu gutunga ba nyirawo bawuhinze, ndetse tukanawubyaza umusaruro cyangwa se tukawutunganya ku buryo tuwongera agaciro ukajya no ku isoko. Ikindi tuzirikana yuko turi umujyi, nk'umujyi hari ishusho y'uko ubuhinzi n'ubworozi atari ibyo mu mujyi, ariko twasanze ari ukwibeshya kuko hake twagiye tubigerageza twabonye ko bishobora guhindura ubuzima bw'abatuye umujyi, kandi noneho bigasubiza ibibazo bikomeye cyane by'umujyi ufite, yaba mu mibereho y'abaturage. Harimo abaturage bakennye kandi bafite ubutaka bashobora kubyaza umusaruro, hari ndetse n'abaturage batari bakabonye ubuhinzi n'ubworozi ko bishobora guhinduka igikorwa cyava mu bucuruzi bigahindura imibereho yabo, kandi turimo no kurwanya kuko n'ubukene mu baturage. Mu byo twabonye rero, twabonye hano, twabonye koko inganda zitandukanye zitunganya ibikomoka ku mbuto, twabonyemo ibinyampeke, twabonyemo uburyo batunganya ibikomoka ku bworozi, ubworozi butandukanye, yaba ubw'inka, yaba ubw'inzuki, ndetse n'ubundi bukoreshwa mu rwego rw'imyidagaduro, harimo amafarasi ashobora kwifashishwa. Tunabona n'uburyo dushobora kubyaza umusaruro ubutaka buke dufite, cyane cyane ku kibazo cy'imboga. Ubona ari umusaruro w'imboga uba udahagije mu mujyi wa Kigali. Twebwe dufite amahirwe yo kugira imisozi ariko tukanagira n'ibishanga. Dufite mu bishanga rero dushobora kuzamura umusaruro ukomoka ku mboga, cyangwa ubwo imboga tuvuga amashu, inyanya n'ibindi bitandukanye. Mu mboga duhinga hariya mu bishanga tukazamura umusaruro, ariko tukanakoresha n'imisozi tukayitunganya ku buryo bwiza itanga umusaruro, tukazamura umusaruro kuri hegitari. Tuki ku musaruro, mwatubwira tekinoloji, kuko mwabonye ko umuntu ashobora no gukora muri nk'abanyakigali kenshi nta butaka bwo guhinga mufite, ariko twabonye ko umuntu ashobora gukoresha tekinoloji yo guhinga mu buryo buri moderne bwo guhinga mu mufuka, guhinga mu buryo buri amatekinike. Mwatubwira se hari ayo mwabona mwakwapurika cyangwa se musanzwe mufite? Yego, murakoze. Navuga ko hari ibyo abantu bageragezaga ariko batari bakabihaye imbaraga. Urugero nko guhinga mu mifuka, nko guhinga mu ndobo, ukazitondeka ku buryo ziba umusaruro mwinshi. Ibyo ni ibintu wasangaga abantu badakoresha, kandi hariya mu mujyi wa Kigali abantu benshi bumva yuko nyine badahinga kuko batuye mu mujyi, ariko ufite igipangu ukagira agace kangana na metero kare 4 cyangwa 5, 6, 8 zipfa ubusa aho ngaho, wakoramo ibikorwa by'ubuhinzi bujyanye n'ikoranabuhanga mu buhinzi nk'ubwo twabonye aha ngaha. Ubona yuko dushobora guhindura imibereho n'imyumvire, ariko bihereye ku myumvire y'abaturage bari mu mujyi, uburyo bashobora kwiteza imbere. Ntabwo umuturage yakagombye kugira ikibazo cy'imirire mibi ngo agire ikibazo cy'abana bagwingira, abana bari mu muhondo, bari mu mutuku, bagwingiye kubera kutagira indyo yuzuye. Ntabwo umuturage w'umunyakigali yagakwiye kubaho ngaho ngo ategereje yuko azabona imboga zizaturuka mu ntara hirya no hino, kandi bishoboka yuko ashobora kuzihingira akajya ku isoko, ajya gushakayo ibindi bitandukanye adafitiye ubushobozi. Ariko biragaragara yuko hari impinduka abantu bashobora kuza kubona mu gihe gito, nyuma yuko
abaturage b'umujyi wa Kigali bahinduye imyumvire cyane cyane haba guhinga bakoresheje ubwo buhinzi bwa kijyambere, guhinga ku butaka buto, guhinga mu mifuka, guhinga mu ndobo. Ubwo ni uburyo bwiza dushobora gukoresha. Ikindi ni ahantu dusanga dufite imisozi twifuza turimo kurwanyaho isuri. Umujyi wa Kigali uri muri gahunda yo kugira ngo turusheho kurwanya isuri, tunafasha n'abahatuye kugira ngo ejo batahura n'ibiza, ariko ugasanga imisozi irimo kujyaho cyane ibiti nk'inturusi n'ibindi bitandukanye, ariko twasanze ko mu byagiye bikoreshwa hano iyo misozi irambaye irarinzwe isuri, irasa neza kandi hakoreshejwe ibiti by'imbuto bishobora kuvamo imbuto zaribwa zajyanwa ku isoko kandi zanakoreshwa mu gukora produit zinyuze mu nganda cyane cyane nk'amaji yo mu bwoko butandukanye bitewe n'ubwoko bw'ibiti wateye. Mwabonye ikindi wenda twavuga nko ku biti by'amakadamiya, ese kuki nk'i Kigali usanga hari imisozi wa mugani muvuze ariko hakaba hadahingwa nk'ibiti by'amakadamiya, hadahingwa imizabibu kandi bitanga umusaruro ushobora no gukoreshwa hano mu nganda zacu mu gihugu? Mu kibazo gikomeye twanasanze dufite nk'u Rwanda, Afurika cyangwa se n'abatuye iyi si, ni ukumva yuko ibintu uko byabayeho ariko bizahoraho. Twabonye ko hari ibiti nk'inzabibu na ekipe twari turi kumwe batari bazi yuko inahingwa hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse biri na hake muri Afurika. Nka kokoa zirimo zirageragezwa hano, ariko twari tusanzwe tuzizi muri Cote d'Ivoire. Ugasanga hari ubwoko bw'ibiti bw'ibihingwa tutari tuzi ko biri hano mu Rwanda, ariko hano kwa Nyirangarama bihari tubihasanze. Icyo rero kirasubiza ikibazo warumbajije, ni ukuvuga ngo ubu ni ubwoko bw'ibiti bitandukanye za makadamiya n'ibindi n'ibizabibu n'ibiti by'imizabibu nk'ibyo byose. Ni ukuvuga ngo ni cya kindi abantu bishyizemo yuko ibyo bintu bidahingwa inaha, ariko twabibonye ko bishoboka, byakozwe, bitanga umusaruro, kandi noneho bigasubiza ibibazo bitandukanye twari dufite birimo n'ibyo ngibyo byo kurengera ibidukikije no kurwanya isuri. Numva rero ko ari urugendo rugamije kutwereka ko hano kwa Nyirangarama hari ibintu bishoboka twebwe tutari tuzi ko bishoboka, kandi tugomba gukuraho amasomo ku buryo dushobora guhindura duhereye kuri ibyo ngibyo byakozwe. Twabikora ariko noneho tukanagerageza n'ibindi bitaranageragezwa na hano mu Rwanda cyangwa se na hano kwa Nyirangarama twasuye. Umuhangamimo Dr. Sina Gerard yashinze ishuri cyane cyane ryigisha ibintu by'amatekiniki kugira ngo abantu babashe kwikura mu bukene, urubyiruko babashe kubona akazi. Ese haba hari imikoranire mwamutekereza gukorana na College Fondation Sina Gerard kugira ngo nibura babashe kuza kwigisha, kuko harimo ubuhinzi, harimo ubworozi, babashe kuza kuzamura muri ya miryango mufite hariya mu mujyi wa Kigali? Ibyo gushyiraho imikorere n'imikoranire hagati yacu nk'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali nk'akarere ka Nyarugenge ndetse na Sina Gerard nka kompanyi biri muri bimwe dufite mu ntego. Ubu bumenyi turimo kubona ahangaha n'ibyo twungukiye ahangaha ni ibisubizo kuri ibyo bibazo, ni ibisubizo ku guhanga akazi, ni ibisubizo ku bantu bize ariko batize ubumenyi ngiro, ku buryo tunaboneraho n'umwanya wo kubakangurira ko kuba warize kaminuza, kuba warize secondaire, ishuri ryisumbuye, cyangwa se waranacikirije nturangiza amashuri yisumbuye cyangwa gukomeza muri kaminuza, ntibikuraho yuko warema ubuzima bushya ukoresheje uramutse wize ishuri tekinike. Aha rero twabonye urubyiruko rwinshi, abana bato bari mu mashuri, kandi yashyizweho akubakwa na Sina Gerard. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko kugira ngo ukemure ikibazo mu mizi utangira kare ugahera ku batoya. Uyu munsi wa none ibyo turimo dutekereza n'ibyo tugiye gukora n'ibyo twigiye ahangaha harimo ibisubizo by'igihe kirekire n'iby'igihe kigufi. Twabonye yuko umuntu ku giti cye ashobora gukora ibikorwa by'indashyikirwa bigahindura ubuzima, yaba nk'ibyo twaje cyane cyane twaba tugamije kureba, yaba mu buhinzi, mu bworozi n'ibindi, ariko ntibisige n'umuturage uri aho ngaho. Twabonye ko kandi umuntu umwe nanone ashobora gukora ibyo agahindura ubuzima bwa benshi. Turatekereza ko tugize amahirwe yo kubona ubumenyi nk'ubu n'amasomo twigiye ahangaha, biramutse bifashwe n'imbaga nini,
byahindura ubuzima bwabo ku giti cyabo, ariko noneho n'iterambere rikazamuka ntawe risize. Kuko icyo twifuza nanone nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge cyangwa se bw'igihugu nanone ni uko iterambere tujyamo ritagira uwo risiga. Ni ngombwa rero kugira ngo turebe uburyo dukemura ikibazo cy'abana batiga, dukemura ikibazo cy'ubushomeri, dukemura ikibazo cy'ubumenyi cy'abantu bafite ubumenyi ariko bitarimo ubumenyi ngiro, ku buryo dukundisha abantu abato n'abandi bagenda bibizi kwiga ubumenyi ngiro kugira ngo bafashe kwiteza imbere no kwihuta mu iterambere. Tugira ku musozo twagira ngo ugire ubutumwa wagenera abantu batandukanye cyangwa se hirya no hino bukurikije experience y'ibyo mubona. Mbere na mbere nasaba abadukurikiye ko nk'abanyarwanda dukwiye kugira ishyaka ryo gukunda umurimo, tukagira icyerekezo, tukareba kure, tugatekereza mu buryo bwagutse, kuko ibi ngibi Sina Gerard yagezeho yabitewe n'uko yagize inyota yo gukunda umurimo, kandi noneho akarushaho gutekereza mu buryo bwagutse kugira ngo agire ibyo akora. Icya kabiri ni uko dukwiye kwigiranaho. Birashoboka ko utekereza ko byinshi wakagiye gukora bidashoboka, biranashoboka ko ubwenge bwawe naho bugarukira n'ubumenyi wabashe kubona naho wanyuze bitakwereka yuko hari ibindi utaramenya. Ni byiza rero kugira ngo urusheho gushakisha, wige cyane, ushakishe ikintu icyo ari cyo cyose cyakugirira umumaro, ariko noneho no kwigira ku bihari ubwabyo ni icyo nabasaba, kuko hari aho dushobora kwigira kuri byinshi deja hano mu gihugu bamaze kubikora nk'uko twabibonye kwa Sina Gerard. Icya gatatu ni ugushyigikira ibyacu iby'iwacu. Dufite ikibazo cy'uko umuntu akora akaba yatangira imishinga nk'iyi minini cyangwa se mito agamije gukora ibintu bye, cyangwa se yaba ubuhinzi, yaba gukora inganda, yaba noneho produit zivuyemo cyangwa se ibyo agiye gushyira ku isoko, ugasanga abantu barabikemangaho yuko bidafite ubuziranenge, ari ibyo mu Rwanda, bakumva yajya kurya ibyo mu bihugu duturanye cyangwa iby'amahanga. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko niba hari ibintu bizima byiza ni ibikorewe mu Rwanda, niba hari ibintu twabonye bikorwa kandi bigakorerwa heza, ni ibiri hano kwa Sina Gerard, kimwe n'abandi bafite ibikorwa nk'ibyo mu gihugu. Ariko ni ngombwa kugira ngo tugire umutima wo gukunda iby'iwacu, dukunda iby'iwacu, tubishyikire, kuko nibyo bizatuma nibura n'abashoye iyo mari n'abagize ibyo bitekerezo barushaho gutekereza mu buryo bwagutse, bagakora ibirenze ibyo bakora. Ntabwo byagakwiye ko twagakwiye kujya muri hoteli runaka ngo dusange nta biribwa byakorewe mu Rwanda bihari. Ntabwo wakagiye muri resitora ngo cyangwa hoteli ngo ushakemo urusenda usanga abantu badafite akabanga ku meza. Ntabwo ushobora kubyiyumvisha ukuntu ibihugu byo hanze y'igihugu cyacu, byo hanze muri Afurika no ku isi ho akabanga kagera, bo babibona nk'ikiribwa cyiza, cyishimiwe, kiryoshye, gikenewe, kidashobora kubura ku meza yabo. Ariko twebwe nko mu Rwanda ugasanga ntabwo turimo kubitekereza. Ni byiza rero ko dushyigikira iby'iwacu kandi tukabiha agaciro, kuko birizewe kandi byagiye dufite n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kiba cyarabisuye kikabyemeza yuko bimeze neza. Hari uburyoho bwabyo, hari ukuba bifite ubuziranenge, ariko no kugira ishyaka ryo gukunda igihugu cyawe no gushyigikira iby'iwanyu, nabyo ubwabyo ni intambwe ikomeye mu rugendo rwo kubaka iki gihugu. Nubwo washyigikira iby'iwanyu wowe utabikoze, waba wakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gushyigikira iterambere ry'igihugu.